niko isi iteye uretse na Muhammad nta nundi bemeye bose icyarimwe kuva kuri Nowa we amateka yarayazi yageze naho ananirwa amanika amaboko asaba Imana ko abantu barimbuka byarabaye n'abandi bagiye bakurikiraho ariko uko biri tuvuge Muhammad Imana muhamoro n'imigisha we isi y'Abisilamu bangana iki tubanza turebe ubwo yakoraga umutambagiro mutagatifu asezera bivuga ko yari kumwe n'abantu ngo batarenze 40,000 buriya ni nabo bari Abisilamu icyo gihe bari aho ngaho abo nibo bakomeje gukora uyu munsi isi ifite miliyari irenga y'Abisilamu nuvuga ngo ubutumwa buragira buriyongera kandi ugenda uko Imana ibishaka ku gipimo ishaka. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi bacu b'Icyizere TV. Uyu munsi nanone tubafitiye umutumirwa nk'ibisanzwe ugiye kutwigisha kubijyanye n'amateka avuga ku ntumwa y'Imana Muhammad. Intumwa y'Imana Muhammad ni intumwa ki? Hari abantu bahora bajya impaka bavuga ko intumwa Muhammad rwose atari intumwa y'abantu bose, ari intumwa y'Abarabu gusa, atari intumwa y'abazungu n'abirabura. Ibyo byose mukurikira ikiganiro birasobanuka. Nta kindi mujye mukora subscribe, share and comment kugira ngo ibi biganiro rwose tukimara kubitereka kuri channel nawe bikugereho. Byondo aho ngaho kunzogera. Ukore like, share and comment. Icyo udasobanukiwe wandike muri comment, hanyuma umutumirwa azajya gusubiza rwose. Ndumva rero twamuha ikaze hanyuma agatangira yibwira abadukurikiye. Murakoze ku butumire nanone nanjye ndabashimiye. Mwongere ijwi kugira ngo tuze kuganira. Sheikh Rubona twumvishe mu bitabo by'abahanga byagiye byandikwa twumvamo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu idini turavuga ngo Imana muhamoro n'imigisha ni izina ryagiye rigaruka, twarisomye muri Bibiliya, iyo dusomye Ivanjiri, iyo dusomye byo bita isezerano rya kera, dusanga ko na Yesu abakristo bemera bakurikiye iyo ntumwa yayihanuye ko izaturuka mu bigobe by'Abarabu, ndetse bakanerekana byinshi ko n'Abayahudi bari babizi kuko Imana ibita abanyabwenge kuruta abandi, abantu bari barasomye ibitabo cyane. Iyo ntumwa ni intumwa bwoko ki? Ese mwe bundi mushingira he muvuga ko ari intumwa yatumwe ku bantu bose kandi yarizeye mu Barabu? Bismillahirrahmanirrahim. Murakoze nivyo koko. Intumwa Muhammad Imana muhamoro n'imigisha ni intumwa ku bantu bose, ni intumwa y'ibihe byose isi isigaje kubaho. Icyo ni ukuri tubisanga icyambere nk'Abayisilamu muri Qur'an twemera nk'igitabo cy'ukuri cyuzuye imo ijambo ry'Imana. Hari imirongo igenda igaragaza ko Muhammad ari intumwa y'abantu bose kandi igihe cyose. Nuvuga ngo kuza kw'intumwa Muhammad ku isi no kuvuga ngo ubutumwa bwo mu ijuru bwari bushoje, ndetse n'inyigisho igitabo yazanye yaje yigisha kuri iyi si, nta kindi gitabo kiri inyuma ya Qur'an Muhammad yahawe. Bigaragarira rero muri Qur'an imbere ya byose, none bikongera bikanagaragarira no mu mateka y'intumwa zabanje zo hambere. Intumwa zabanje zo hambere cyane cyane nka Musa na Isa, Imana ibahundagaza amahoro n'imigisha, mu nyigisho zabo bakuze kugenda bahanura iriya ntumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenda reka tuvuge nko kuri Isa cyangwa se Yesu mwene Maria. Isa ibn Maryam urebye niwe ntumwa ikurikirana n'intumwa Muhammad. Haciye niyo ntumwa yabanje nyuma ye aza amukurikira. Nuvuga ngo baje bakurikiranye, haciyemo igihe, haciyemo imyaka igera muri 570. Kandi ikindi Yesu henshi no muri Qur'an bigaragara ko yari intumwa y'Abanyayisiraheli. Urugero nko muri Qur'an hari
mu sura yitwa surati safi, aho Yesu abwira abanyayisiraheli, Imana nyagasani iragira iti wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bisobanuye ngo yegeranyije abanyayisiraheli iri jambo yari babwiye mu bihe bye bya nyuma. Isa ibn Maryam yitegura kuzamuka, yitegura gutandukana nabo, arabegeranya, byari nko kubateguza no kubasezeraho. Arabwira ati ya bani Israil, yemwe banyayisiraheli, inni rasulullah ilaykum, ndi intumwa y'Imana kuri mwe. Icyo ni icyambere. Aha ni muri Qur'an, kuri mwe. Musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat, naje kubahamiriza ubutumwa bwari bukubiye muri Tawrat cyangwa se Torah, ari ryo bavuga ko ari isezerano rya kera. Ubwo ni ubutumwa bwo kugiye cyane Nabii Musa. Nje kubahamiriza ko bwari ubutumwa nyakuri bukomoka kwa Nyagasani, ryari ijambo ry'Imana. Wa mubashiran, nuvuga ngo mission ize zare ebyiri, gushimangira ko Tawrat yahawe intumwa Musa bwari ubutumwa bw'Imana, no gutangaza indi nkuru. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nje no kubatangariza intumwa iri inyuma yanjye, avuga n'izina rye ko ari Ahmad. Ahmad namwe mazina y'intumwa Muhammad. Ibyo yabibwiye abanyayisiraheli. Aya magambo ntabwo apfa kuyabona ahandi uretse muri Qur'ani ntagatifu. Ndetse n'abahanga cyangwa se n'abantu bakunda gucukumbura muri Bibiliya, iyo mirongo bajya banayibona bakayihuza n'uwo murongo wo muri Qur'ani. Urumva ko uwo ni Yesu. Hanyuma icyo niyo usomye na Bibiliya neza, uretse ko nakunze gukora ubushakashatsi muri Bibiliya cyane, ariko nk'abahanga ba Hubiri b'Abanyarwanda bakunze kugenda bagaragaza imirongo Muhammad avugwamo kandi ari Yesu umutangaje. Undi Yesu wababwiraga ati nubwo nzamutse ntabwo mbasize mwenyine. Yego. Ati mbasigiye inkuru nziza ko nyuma yaha hazaza. Bushira, iyo niyo bushira iri kuvugwa muri Qur'an, inkuru nziza. Yesu yahanuye kuzaza kwa Muhammad, ndetse na Muhammad yaraje ariho ari ku isi yahanuye kuzagaruka kwa Isa. Izi ntumwa zombi, imwe yahanuye iyindi. Yesu yahanuye kuzaza kwa Muhammad, ariko Muhammad nawe yahanuriye abantu ko Yesu azagaruka mu bimenyetso bya nyuma by'imperuka. Urumva neza? Hanyuma noneho muri Qur'ani hagenda habonekamo imirongo imuvugaho. Nka Qur'ani, kubera ko twemera ko ari ijambo ry'Imana ridashidikanywaho, nta kirimo kitari ukuri. Hari aho Imana Nyagasani ivuga ngo kul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a, ngo babwire ngo yemwe bantu, jewe ndi intumwa y'Imana kuri mwebwe mwese, abera, abirabura, mahanga yose, Abarabu, nubwo akomoka mu Barabu. Ntabwo Muhammad yari intumwa y'Abarabu, ni intumwa y'abantu bose, amahanga yose, amabara yose. Na Qur'ani yaje yitwaje ni igitabo cy'isi nzima, amahanga yose, isi yose, biranigaragaza, ni n'ikintu kinisobanura. Fata nka Qur'ani uyu munsi wa none iri mu rurimi rw'icyarabu, kubera ko yaje mu rurimi rw'icyarabu, kubera ko Imana Nyagasani ubutumwa bwayo ibunyuzaho ishaka. Ariko Qur'ani ihuriweho n'abantu bose, abantu bose bahuriye kuri Qur'ani. Ariko ntabwo wambwira ngo Bibiliya abantu bose bayihuriyeho. Biratandukanye usanga ukuntu bitandukanye. Urugero ni n'ikintu kinumvikana. Jewe niba ndi umunyarwanda, soma Bibiliya iri mu Kinyarwanda, ariko niba nambutse imipaka y'u Rwanda, birasaba gusoma Bibiliya muri urwo rurimi rundi rw'icyo gihugu. Wenda reka nguhe nk'urundi rugero rutoya. Ujya ubona amarushanwa ya Qur'ani akorwa n'abana batoya, abana b'ibyiciro bitandukanye, munsi y'imyaka 10, hejuru y'imyaka 10, 20, 40. Ujya ubona bene ayo marushanwa y'abantu bafashe Qur'ani mu mutwe. Qur'ani yaje nyuma ya Injil, Muhammad yaje nyuma ya Yesu. Kugeza ubu iyi tariki y'uyu munsi wari wabona amarushanwa ya Bibiliya, abantu bakora musabaka za Bibiliya mpuzamahanga? Ntayo urabona. Ushobora kutazanayabona.
kubera iki? Kubera ko ni indimi zitandukanye. Abanyayisiraheli bashobora kuba bayisoma mu Giheburayi, abagereki bashobora kuba bayisoma mu Kigereki, abashinwa bayisoma mu Gishinwa, abanyarwanda bayisoma mu Kinyarwanda, abarabu b'abakristo bayisoma mu Cyarabu. Ntabwo ntibyanakunda, nta nubwo wanayifata. Genda umunyarwanda nshobora kwipena ngafata Qur'ani mu mutwe, ariko sinafata Bibiliya mu mutwe kandi nzi Ikinyarwanda kurusha uko nzi Icyarabu. Icyo ni ukuri rero. Icyo ni kimwe nanone mu bimenyetso bigaragaza ko uyu Muhammad ari intumwa y'abantu bose na Qur'an ari igitabo cy'abantu bose biva ku Mana Nyagasani ubwayo. Ubwo rero amateka uko yagiye abigaragaza. Ikindi nshobora kukubwira nuko kimenyetso kandi gifatika, Muhammad ari kuri iyi si ya Nyagasani yayimazeho imyaka 63, ahabwa ubutumwa afite imyaka 40, noneho akora ivugabutumwa imyaka 23. Muhammad ari ku isi nta yindi ntumwe yavugwaga ahantu hose ku isi nzima uretse we wenyine. Icyo ni kikwereka ko Muhammad ari umuntu universal, ari ku isi nta yindi ntumwe yari iri kuri iyi si y'Imana. Ariko abandi bose abenshi nako nk'intumwa zose uhera ku mukambwe Ibrahim cyangwa se Abraham ukamanuka ukagera kuri Yesu, wasangaga intumwa imwe iri runaka iyindi iri runaka. Urugero nka Ibrahim ni wa kera, ni umukambwe wa kera, ni intumwa abantu bose duhuriraho twemera ko imyemerere itunganye ituruka kuri Abraham. Ibrahim ari ku isi ahari hariho n'abahungu be babiri kandi ari intumwa z'Imana, Ismail na Ishaq. Bariho bari batoya. Na Lot yari ahari, kagira Imana. Na Lot yari ahari. Uzi ko Ibrahim ari Baitul Maqdis muri Palestina, Lot yari intuza Sodoma na Gomora. Yaragiye mu butumwa Sodoma na Gomora. Zari intumwa ebyiri zibangikanye. Nujya mu mateka yo kugiye cya Musa alayhi salam, Musa yari ariho na Shuaibu ahari, bombi bahari bakora ivugabutumwa. Ndetse binavuga ko Shuaibu ashobora kuba ari sebuko ya Nabii Musa. Abamenyi bamwe na bamwe niko bashobora kuba bivuga, bari kumwe. Ubwo wenda sinzi nundi. Nuza ku gihe cya Dawidi yari ariho n'umuhungu we Suleimani ari intumwa. Hari n'ibibazo bajya bahuriramo babikemura mu buryo bugiye butandukanye. Suleimani agabikemura mu buryo burenze ubwose yabikemuyemo. Tumanuke tuzi. Nuza ku gihe cya mvuze Musa yari hariho na murumuna we Haruna. Na Haruna yari ahari. Emwe ndetse na nyuma ye na hari uwitwa Yoshua. Burya nawe ni intumwa. Nawe yari ahari. Nawe yari ariho. Ukaza ku gihe cy'intumwa y'Imana Ilyasa na Yasa na Dhulkifli babayeho mu gihe kimwe. None tuze kuri Yesu. Isa alayhi salam yari hariho ndenande. Hariho intumwa y'Imana Zakariya, hariho umuhungu we Yahya, na Isa avuka mu icyo gihe kuko Isa na Yahya bivuga ko bari n'urungano. Imyaka 570 irashira, Isa amaze kuzamuka havuka intumwa y'Imana Muhammad. Nta wundi wigaragaje ko ari intumwa y'Imana, nta kindi gitabo kimanutse kivuye mu ijuru. Muhammad aravuka, avukira mu butayu bwa Maka, noneho arakura, ahabwa ubutumwa, atangira gukora ivugabutumwa. Nta wundi uriho, nta n'ikindi gitabo kindi kiriho uretse Qur'an. Imyaka 1440 irashize, nta nundi urigaragaza ngo aze avuge nk'ibyo yavugaga. Nta n'ikindi gitabo, n'abanyahanyanyaza kugira icyo bakora, ubona ko nta nicyo bitanga, nta n'umwanya abantu babigiraho. None kuba intumwa zarabagaho ari nyinshi, hano hari intumwa, hari intumwa, ubugenge burimo n'ubu. Ese icya kabiri ni ubuhe bugenge noneho buri mu kuba haraciyemo igihe kinini kugira ngo intumwa y'Imana ize Muhammad, kandi mu gihe cyabanje atari ko byagenda? Naam, urumva harimo hikma iri kwa Nyagasani. Hariya kuba harabagaho intumwa zirenze imwe mu gihe kimwe, kandi
rimwe na rimwe batari ahantu hatandukanye, kuko hafi ya bose abenshi babaga ari muri kiriya gice cya Baitul Maqdis, mu bice bya za Israel cyane, niyo bakunze bose gukorera, kandi basaga nk'ari umuryango, bagasa ari nk'imiryango, babaga baratumwe no ku miryango, ni imiryango babaga baratumweho, ku buryo n'ubwo butumwa bwabo ntibwashoboraga kwambuka ngo bugere n'ahandi mu bindi bihugu by'ahandi, ayandi mahanga. Ariko kuri Muhammad nkwereke n'ikindi, niba yenda uzi ku mateka y'izo ntumwa uko bakoraga bose bilimita bagarukira aho ngaho mu miryango. Ariko turebe Muhammad, mu mateka ya Muhammad, kugira ngo ubone ko Muhammad ari uw'isi nzima. Muhammad amaze kuva Maka ahungiye Madina mu gihe gitoya cy'imyaka mike cyane. Muri cya gihe habayeho icyitwa gahenge hagati y'abayisilamu n'abakurayshi, bakumvikana agahenge k'imyaka 10 kuba bahagaritse ubushyamirane imyaka 10. Mu bintu intumwa Muhammad yabanje yihutiye gukora ari hariya Madina, yandikiye abami bari ku isi. Iyo urebye abo yandikiye usanga ari imigabane yose yo ku isi. Ubutumwa bwa mbere, ibaruwa ya mbere yayohereje muri Afrika, ayohereje umwami wa Habasha niyo Abyssinia cyangwa se Ethiopia y'uyu munsi, yitwaga Najashi. Amwandikira ibaruwa imubwira ubutumwa bwa Islam, imwibutsa ko hejuru y'inshingano afite z'ubuyobozi bwa cyami hariho n'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Aho ni muri Afrika. Arongera yandika iyindi, ayandikira umwami wa Giputa na Alexandria witwa Muqawqis. Aho ni muri Afrika. Habasha n'abirabura b'abanyafrika, Giputa na Alexandria n'abarabu ariko b'abanyafrika. Naho yandika ibaruwa. Ubwo ni muri ka karuhuko k'ubushyamirane bwe n'abantuzi n'abakurayshi. Arongera ibaruwa ya gatatu arayambutsa ijyana i Burayi mu Baromani, yandikira umwami Hergel wari uhari cyangwa se Kaisar, amwandikira ibaruwa. Ubutumwa bwabaga bukuye muri buri baruwa ni bumwe. Ijambo bose yabibutsaga riboneka muri aya 64 muri surati Ali Imran. Qul ya ahla alkitab ta'alu ila kalimat sawa baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. iyo murongo yawandikiraga buri mwami. Ubwo ibaruwa ya gatatu yandikiye Uburayi, nivuga ngo ubutumwa bwa Islam bugeze i Burayi. Ibaruwa yindi turi kumwe, uwo murongo uboneka muri surati Ali Imran. Ibaze n'ahantu uri birisobanura. Ali Imran ni umuryango wa Imran. Imran ari mu bisekuru bya Isa na Maryam, niwe bita Yoakimu muri Bibiliya, Yoakimu gutyo. Uwo murongo uravuga ngo qul ya ahla alkitab, ni Imana ibwira Muhammad, vuga yewe Muhammad ngo yemwe abahawe igitabo. Abahawe igitabo ni Abayahudi n'Abanasara. Abayahudi Abanasara nibo bakristo, nibyo buryo gese ko mbyemera. Kubera ko abakristo ni ijambo ryakoreshejwe nyuma y'imyaka 300 Isa atakiri ku isi. Ijambo abakristo n'ubukristo ni ijambo bundi bivugwa ko uwarizanye ku isi akaryigisha rigafata ni Paulo. Ariko Qur'ani ntagatifu uzarebe nta hantu harimo ubukristo, habamo Abanasara. Ubwo Abanasara bitiki? Abanasara wenda niyo nyito n'abantu bari ku myemerere ya Injili, y'Ivanjili yo ku gihe cya Yesu. Ukaba wari umuryango w'i Nazareti. Ubundi abo nibo, kuko Nazareti niyo Nasra. None abantu bahavukaga bakemera Isa by'ukuri,
bakemera Isa by'ukuri n'ubutumwa bwari buri muri Injili mu vanjiri ya Yesu, nibo Qur'an yita an-nasara. Bari ni mu'minun, bari abo ni mu'minun. Naho nyine ubukristo niki na Yesu se nawe ubwe nta hantu bigaragara ko yigeze akoresha ijambo, yigeze akoresha ijambo ubukristo. Ntaryo nzi, nta hantu ndizi mu bitabo bitagatifu. Muhammad yakoresheje Islam, aranayigaragaza, aranayivuga, aranayigisha. Yesu ntabwo yigeze akoresha iryo jambo ubukristo, kuko icyo gihe wavuga se ko none se abakristo wenda ni benshi. Reka nguhe nk'urugero wenda. Muhammad yaravuze ngo sallu kama ra'aytumuni usalli, nimujye musari nkuko mwambonye nsari. Bivuze ngo ukudusari amahanga yose niko we yasaraga. Nkubajije Yesu yasengaga gute? Icyo kibazo. Ese yasengaga nk'aba Kristo b'abagatulika, yasengaga nk'aba Adventiste, yasengaga nk'aba Protestant, yasengaga gute? Icyo ni kibazo nanjye nibaza, kandi ko bose ari we bemera, bamwigisha, bamufataho nk'umukiza. Ariko imisengere nitujya ku misengere, tuvuge nk'abakristo yeje mu kiliziya akora ku kimenyetso cy'umusaraba. Ese Yesu yakoraga ku kimenyetso cy'umusaraba? Simbizi, nta hantu mbibona. Noneho abandi ntibagikoraho. Ariko Muhammad yabwiye abasahaba n'abayisilamu muri rusange ati sallu kama ra'aytumuni usalli, musari nkuko mwambonye nsari. Ubwo abo basahaba nabo babibwira abantu bagenda babyakira gutyo, iswali rigenda iba imwe. Ari nabo binagaragarira ko binoroshye. Wowe uyu mwanya buhurayira ushobora kugenda hariya imaka ukayobora iswali ukayisarisha, abantu bakakugira umugasarisha. Ushobora kujya mu Bushinwa ugasarisha mu musigiti, ushobora kujya muri Amerika ugasarisha mu musigiti. Ariko abandi suko bimeze. Icyo ni gikomeza kukwereka iki? Kukwereka ko uyu Muhammad ari we wari uhuriwe n'abantu bose, kandi dini yazanye yoroheye n'abantu. Burya Islam iroroshye, abantu bumva ngo ni ururimi rw'icyarabu, ariko ni nabwo ryoroshye kurenza ahubwo kuyishyira mu ndimi abantu basanzwe bavuga zabo za buri munsi. Icyo ni ukuri rwose. Ubuso wafata ko uwaguha Qur'an y'Ikinyarwanda yamaze gusemurwa, yaranasohotse, akayigutereka imbere, akaguha na Qur'an y'Icyarabu akayigutereka imbere. Iyo wafata mu mutwe mbere ni Icyarabu. Ufasha n'umwana utazi na sabah al-khair kayfa haluka w'umunyarwanda, ukazimutereka imbere uti ngaho ibi bitabo ko ari bibiri, iki ni Icyarabu, asanzwe azi gusoma Qur'an. Iyi Icyarabu yayifata atari yafata y'Ikinyarwanda, yazarangiza n'ubuzima bwe atarayifata. Wari ukirimo utubwira ibimenyetso byerekana ko iyi ntumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, yaje ari intumwa y'abantu bose ku isi. Yego. Ari universal. Yego. Udusomera iriya aya nubwo mutayirangije ivuga ahamagara abayahudi. Kuli ya ahlal kitabi, ngo babwire yewe Muhammad, yemwe abahawe igitabo, ta'alaw ila kalimati sawa bainana wa bainakum, nimuze duhurize ku gitabo, ku jambo duhuriyeho twese. Nibwo butumwa yabwiraga abantu, duhuriyeho twese. Iryo jambo rirahita ryisobanura, ni irihe? alla na'budu illa Allah, ko tutagomba gusenga ikindi kitari Imana. Bivuze iki? Bivuze ngo abayahudi bakurikiye Musa na Taurati bari bafite ijambo rivuga ko Imana ari imwe, la ilaha illa Allah. Ari abanasara bakurikiye Isa by'ukuri bari bafite ijambo rivuga ko nta yindi Imana isengwa uretse Imana imwe gusa. Muhammad araza arabibibutsa, abibwira Najashi ari umukristo w'icyo gihe, yari mu dini ry'abanasara, amusomera uwo murongo. Aribwira Muqawqis, yari wo mu dini ry'abakopti. Aribwira Hergel, yari umunasara. Ajya no muri Aziya, muri za Bahrain no muri Perse, urumva ko yakoze ku migabane. Ayo amabaruwa azwi cyane neza mu mateka Muhammad yanditse muri kira gihe cy'agahenge,
aragera ku 9. Yafashe hafi imigabane yo hambere izwi. Imigabane yo hambere izwi burya na Afrika n'Uburayi na Aziya, kuko indi na histoire igaragaza ko ari imigabane yavumbutse nyuma. Turacyari kuri wa murongo ngo alla na'budu illa iya, yango dufitanye n'Imana nukudasenga ikindi kitariyo. Bande twese ko turi batatu, abayahudi, abanasara n'abayisilamu. Wala nushrika bihi shay'a, kandi tuzabangika ko tutagomba no kubangikanya Imana n'ikindi cyaricyo cyose. Wala yatakhidha ba'duna ba'd arbaba, ngo nuko tutagomba guhindura bamwe muri twebwe ngo tubahindure Imana zisengwa. Biriya nyine ushobora gufata umuntu ukamuhindura ikimana, ukamuhindura iki, ukamuha ubutagatifu, ukamuha iyo aya niki shaka kuvuga. Itikhadhi ba'duna ba'd arbaba, abantu bagahindura abandi nk'Imana, nk'ibigirwamana. Wala takhadha ba'duna ba'd arbaba min dunillah, turetse Imana nyagasani. Imana none igahita ibwira Muhammad ngo fa intawallaw, ibyo ni batabyumva ngo babyakire babyemere, faqulu shahadu bi anna muslimun, ni nko gutanga abagabo ubwira uti bo twebwe turabakiranutse, twakiranukiye Imana, byo ni ibyanyu birabareba. Muhammad rero yandikiraga buri mwami akamwandikira iryo jambo, akagerekaho kumubwira ngo ibyo nubyemera uraburokoye, roho yawe urokoye nabushinzwe, ariko nutabyemera wowe mwami muyobozi, nukuvuga ngo ibyaha byabo bantu nawe bizakugibarwaho. Amateka agaragaza ko bamwe bashoboye kwakira neza ubutumwa bwa Muhammad, nka Najashi wo muri Egiputa na wo muri Ethiopia. Bigaragara ko yakiriye neza ubutumwa bwa Muhammad, ndetse bikanavugwa ko yaje no gusilimu akaba umuyisilamu nyuma yaje kuba umuyisilamu. Hanyuma uwitwa Mukaukis wo muri Egypte ntabwo bigaragara ko yigeze aba umuyisilamu, ariko yakiriye neza ubutumwa bwa Muhammad, kuko ndanakwibutsa ko anasubiza Muhammad yamwoherereje n'intashyo zirimo wa mujakazi witwa Maria, umwe wabanye na Muhammad bakabyarana n'umwana witwa Ibrahim. Hakaza umwami wa Hergel, uriya Kaisari wo mu Baromani, yakiriye neza ubutumwa bwa Muhammad, afata ibaruwa ye ayiteraho kashe, niko bavuga ngo yayiteho kashe, ni nka reception y'uyu munsi, ayibika neza, amagara abantu be ibyegera bye, arabaganiriza, agira amatsiko yo kumenya uwo muntu witwa Muhammad. Uwo ni umwami w'Iburayi, agira amatsiko, noneho aravuga ati munshakire umuntu umwarabu waba uzi Muhammad, uyu muntu uri kuvuga ibi bintu. Baragenda barashakisha, bamuzanira umugabo witwaga Abu Sufyan. Abu Sufyan kandi yarahanganye na Muhammad, ariko kubera ko ageze ibwami, imbere y'umwami ntari buvuge nabi, ntari bubeshye, aravugisha ukuri. Umwami yamuhasi ibibazo, ikibazo n'igisubizo, ikibazo n'igisubizo, ikibazo n'igisubizo byose. Ashoje umwami Hergel cyangwa se Kaisar aramubwira ati rero reka mbabwire, uyu muntu naha nicaye azahagera, mbaye nkiriho uyu muntu nanjye namukurikira. Niko yababwiye. No mu mateka twajyaga twumva ko hari indi ntumwa izaturuka ngo mu bice bya Sham, niko Hergel yavuze, ariko yahise we yumva neza ko iyo ntumwa yari itegerejwe ari Muhammad. Imana Muhammad n'imigisha. Nimba numvishe neza bishatse kuvuga ko n'ibindi bitabo abantu bita ibitabo bitagatifu byari uretse Quran n'ibindi byari byarahanuwemo intumwa y'Imana. Ibyo bivugwa ko Muhammad yari yarahanuwemo, n'amateka agaragaza. Hari na za Bibiliya zo hambere, hari na Bibiliya yitwa ngo Barnabas, iyo rwose yo ivuga yeruye ye ihamya ubutumwa bwa Muhammad na Muhammad. None kuki ubona ikintu abantu bamaje kubona ko ubutumwa bwiza bw'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bubagezeho kandi ari ubutumwa rusange, ubona icyatumye bwitabirwa n'Abarabu cyane cyane abandi bakabutera umugongo ari iki?
icya mbere abarabu nuko niho havuka we niho akomoka babashije kubwumva kare kubera ko bwari mu rurimi rw'abarabu b'Abakurayshi babasha kubwumva biba amahire abenshi babasha kumukurikira harimo abarabu b'Abakurayshi abaturukanye na Muhammad Imaka bari basanzwe ari abantu bazwi banakomeye abo bafashije kugira ngo n'abandi barabu bandi mahanga babwumve hanyuma ikindi ni nk'ubuhanuzi Imana yahanuriye Muhammad imwereka ko mu bihe bye bya nyuma by'impera biriya bice byose bazagana idini bazagana Islam nanone kandi mu buzima bwa Muhammad akiriho mu byo yakunze kujya akora hariya aho bita mu bigobe by'abarabu cyane cyane yakunze kujya yoherezayo abajya gukorayo ivugabutumwa niho hari hamwegereye bavugaga icyarabu noneho bikamworohera koherezayo abavugabutumwa abashije kubona rero ibigobe by'abarabu bakaba buriya iriya carte y'abarabu uyifashe urebye usanga ari nk'umugabane nawo uri ukwawo wihariye ni ibihugu birenze 20 ngire ngo bihuriye ku rurimi bihuriye no ku dini bahurira ku rurimi bahurira no ku dini zira nindi bajya no guhuza imico bahuza n'imico burya n'utuntu duke dutandukanyeho emwe ndetse burya nta nubwo akenshi bakunze gukoresha ruriya rurimi rwita icyarabu fusha niyo babishatse bavuga izabo ziwabo gakondo bakanumvikana burya iyo babishatse babikora noneho bagakoresha ruriya rurimi ruri muri Qur'ani mu bumenyi rusange mu mashuri n'ibindi urumva ubwo kuba abashije kubona izo mbaraga rero byari bihagije yuko abo nabo ubutumwa bazabugeza ahandi isi bakayimurikira bose ntabwo we wenyine ari we wari kuzunguruka iyi si yose hano Muhammad yavukiye Maka asazira Madina ni naho aho hantu habiri yakunze kubari ariko ubutumwa bwe yabugejeje ahantu hose no mu bahanuzi bwe yakunze kujya hanurira abarabasangira gendo be harimo aho avuga ko Imana Nyagasani yamweretse isi abasha kuyibona arabwira ati aho nabashije kureba hose ubutumwa bw'Imana buzahagera kuko Imana burya ni nayibujyana reka tuzabaha umwanya uhagije ayo mateka muyahere mu muzi muyagere umuzingo inshallah ta'ala kugira ngo abantu basobanukirwe intumwa Muhammad ubutumwa yazanye kubera iki bwemerwa na bamwe abandi ntibabwemere ibyo ni ku isi iteye uretse na Muhammad nta nundi bemeye bose icyarimwe kuva kuri Nowa we amateka yarayazi yageze naho ananirwa amanika amaboko asaba Imana ko abantu barimbuka byarabaye n'abandi bagiye bakurikiraho ariko uko biri tuvuge Muhammad Imana imuhamoro n'imigisha we isi y'Abisilamu bangana iki tubanza turebe ubwo yakoraga umutambagiro mutagatifu asezera bivuga ko yari kumwe n'abantu ngo batarenze 40,000 buriya ni nabo bari Abayisilamu icyo gihe bari aho ngaho abo nibo bakomeje gukora uyu munsi isi ifite miliyari irenga y'Abayisilamu nuvuga ngo ubutumwa buragira buriyongera kandi bugenda uko Imana ibishaka ku gipimo ishaka ndumva rero twasoreza hano isomo wenda muzarikomeza gahoro muri here mu mizi nkuko nabivugaga nimba nta kindi wumva twarenza aho kuri iyi topic twari twateguye twagana ku musozo nuvuga ngo amateka y'intumwa Muhammad ni maremare kandi arimo ibintu byinshi bigaragaza koko ari we ntumwa y'Imana isoza ku bantu bose isoza ubutumwa emwe ndetse jewe uyu munsi nshobora no kukubwira ngo twebwe abantu twese turiho nyuma yuko intumwa Muhammad ibayeho ku isi twitwa ummati Muhammad turi umuryango wa Muhammad nta numwe uvuyemo ni ukuvuga rero hari
tukaba turimo ibice bibiri. Hari igice cyakiriye ubutumwa bwe, hari n'igice cyo muri umati Muhammad kitakiriye ubutumwa bwe. Kubera iki? Kubera ko mu bihe bya nyuma ku munsi w'imperuka Imana izahamagara abantu n'intumwa zabo. Nuvuga ngo kuva muri za 640 Muhammad ari ku isi, twese tuzaba tubazwa Muhammad, tubazwa ubutumwa bwa Muhammad. Abari ku gihe cya Isa bazabazwa ubutumwa bwa Isa. Ntabwo uyu munsi wa none umuntu w'uyu munsi w'umukristo w'uyu munsi muri iki kinyejana azabazwa ubutumwa bwa Yesu kwa Nyagasani, azabazwa ubwa Muhammad, ahubwo we azasubiza iki? Nicyo kibazo. Kuko abantu twese turi umati Muhammad. Ntabwo kuba umati Muhammad bivuga wowe kuba warabaye umuyisilamu. Kuko niba Qur'an n'ibindi bitabo bigaragaza ko Muhammad ari intumwa y'abantu bose, Imana yaramwe ngo qul ya ayyuhan nas, vuga ngo yemwe bantu, inni rasulullah ilaykum. Ntabwo Imana ntabwo Muhammad yabivuze wowe ku bwende, ahubwo harimo ijambo ryo kumutegeka icyo avuga. Jewe ndi intumwa y'abantu bose. Ubwo niba atabyumva n'uburenganzira bwabo. Ariko ubutumwa abantu bazabazwa kiriya. Ndetse nkubwire ikindi, mu buhanuzi bwa Musa, intumwa Musa ni intumwa ya kera cyane. Intumwa ya kera cyane, we hagati na Muhammad harimo intumwa nyinshi. Harimo ba Yunusu, Zakariya, Yahya, ba Eliyasa, harimo ibinyejana byinshi cyane. Ariko Musa mu rugendo rutagatifu, mu ry'ijoro ritagatifu, intumwa Muhammad yakoze azamuka mu ijuru rya 7 akagaruka ku isi. Musa amubona mu byo Musa yabwiye marayika Gabriel, yarebye Muhammad agira emotion, amarira azenga mu maso. Jibril abaza Musa ati ubabajwe n'iki, urarizwe n'iki? Avuga ati mbabajwe n'uyu watumwe ejo bundi, ariko umuryango we akaba ari umuryango mugari mu ijuru. Bitewe nuko abantu nibo benshi kandi bafite n'inshingano nyinshi. Nuvuga ngo ubutumwa umati Muhammad ifite ntabwo bungana nubwo abo ku gihe cya Yesu bari bafite cyangwa Musa. Twebwe tugomba gusara iswara 5, bari wenda zare 2 ngo mu gitondo na nimugoroba. Ariko hamwe n'ibyo bikanabananira, abantu bakanabireka bakazibukira. Ibyo ni Musa wabyivugiye. N'ibindi reba ibyo umati Muhammad itegetswe byose, kandi bakabikora mu buryo bumva binaboroheye. Nicyo kigaragaza ko uyu muryango ni umuryango mugari. Ubwo rero reka ndumva twasoreza ahangaha kuri iki gice cy'ikiganiro dukoranye. Turagushimiye cyane kuba wongeye kwitabira ubutumire bwacu, kandi aya masomo numva azafasha abantu ku buryo bukomeye cyane. Murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye ubushize, igihe icyo ari cyo cyose ku bijyanye na bene aya masomo mwanteguza rwose, nanjye nagerageza kwitabira, keretse wenda hari impamvu yindi kandi nabwo nayisobanura. Ni byinshi twavuga ku ntumwa y'Imana Muhammad. Ntabwo iki kiganiro ubwacyo cyonyine gihagije, kubera ko hari ikiganiro nigeze gushyira kuri Radio Voice of Africa kirimo ibiganiro ku mateka y'intumwa Muhammad gusa. We wenyine namuvuze mu biganiro 14. Nuvuga ngo nagiye kuri radio inshuro 14 mvuga ku buzima bwa Muhammad, kandi nkoresha nibura isaha n'igice kuri buri kiganiro. Urumva afite amateka maremare rero, kubera ko harimo n'ibyakozwe mu gihe cye. Uyu rero twaganiraga ni inararibonye mu mateka, Sheikh Rubona Muhammad, watuganirizaga yitsa cyane ku buryo intumwa y'Imana yaje ari intumwa y'abantu bose hatavuyemo n'umwe. Yatanze ibimenyetso bifatika, natwe twumva nibyo. Wowe wumvisha atari byo, wazandika muri comment ukamusobanuza, hanyuma akagusubiza nawe ukanyurwa nk'uko twanyuzwe. Dusoreje ahangaha rero nakagaruka. Iki ni Icyizere TV. Subscribe and share and comment. Nakagaruka. Imana ibane namwe.